Oh yes. Ni shatamukazi nk'uko dusanzwe dukurikirana iki kiganiro ubuzima bunejeje, noneho reka twicare hamwe twese maze twongere tuganire kuri iki kiribwa. Ikiribwa cy'ingenzi mbazaniye kandi ikiribwa gifasha benshi. Ni ikiribwa bamwe barakizi abandi ntabwo bakizi, ariko kiboneka ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu bihugu by'i Burundi, mu bihugu by'u Rwanda, mu gihugu cya Kenya ntabwo bakizi neza, ariko kandi gishobora gukorwamo nk'ubucuruzi kugira ngo bose nabo bakimenye kandi bagikunde, kuko ni ingenzi, ni ingirakamaro, haba ku bagore batwite cyangwa se abagore bamaze kubyara cyangwa se kwibaruka, kuko kibafasha kongera amashereka ndetse kandi kikaba cyanabafasha kumererwa neza mu mubiri, kuko kigira intungamubiri zitandukanye. Alright. Isombe rero ni iki? Isombe ni igihingwa gituruka ku myumbati, ni ibibabi by'imyumbati, kandi icyo kiribwa ni ingenzi cyane kuko cyongera amaraso, kigafasha ingingo z'umubiri zigiye zitandukanye, nk'uko nza gukomeza ngenda mbibasobanurira, kandi tugenda tureba n'icyo gifasha ndetse n'indwara gishobora kuvura. Alright. Isombe rero ni ifunguro, ikaba n'umuti mu buryo bugiye butandukanye. Usanga umurwayi ukirutse tuyimwondoza, umubyeyi wibarutse tukayimuha ngo ifashe kuyobora amashereka vuba, ndetse tukayigira n'ifunguro ry'ingenzi mu mafunguro. Ese koko isombe ni ifunguro ry'ingenzi cyane? Reka tubirebe niba koko ari ifunguro ry'ingenzi. Nibyo koko ni rimwe mu mafunguro afitiye umubiri wacu akamaro, kandi akawurinda ndetse akawuvura zimwe mu ndwara. Ni mu gihe kuko ibonekamo intungamubiri zinyuranye nka vitamini A, B, zinyuranye hamwe na C z'imyunyungugu ndetse na za poroteyine. Akamaro k'isombe ku buzima. Reka turebere hamwe akamaro k'isombe ku buzima. Mwese harimo abatazi akamaro k'isombe, bakaba bashobora gukomeza kuba bayirya bazi ko ari ibiryo bitandukanye, ariko mu by'ukuri batazi ese igufasha iki. Reka duhere ku kamaro ka mbere. Gutuma umubiri ukora neza. Ese ituma umubiri ukora neza gute? Reka turebe ikigufasha. Habonekamo vitamini B zinyuranye nka B9, B9 cyangwa se B5, B1, B2 n'izindi zose ziba zizwiho gufasha mu mikorere y'umubiri, aho zituma hakorwa imisemburo ituma umubiri ukora neza. Izi vitamine zose rero nizo zituma umubiri ukora neza, ukumva nta mavunane ufite, ukumva ufite courage, ukumva ufite imbaraga mu buryo butandukanye. Alright, reka turebere hamwe icya kabiri. Isoko y'ingufu. Ni isoko y'ingufu. Isombe ni nziza. Harimo za poroteyine zinyuranye ziri mu isombe hamwe na za amino acids bifatanyiriza hamwe mu kongera ingufu umubiri. Zibikora zihindura ibinyasukari birimo bigahinduka ingufu umubiri ukeneye. Alright. Reka turebere hamwe umumaro wa gatatu ku isombe. Isombe kuvura impiswi. Niba ufite ikibazo cyo kuba ufite impiswi, mu kuvura impiswi ntabwo hakoreshwa isombe ritetse ku buryo ubusanzwe, ahubwo ritegurwa nk'umuti. Isombe rero waritegura gute nk'umuti?
kuko baratugaragariza ko udashobora kurikoresha waritetse cyangwa se uritegura mu buryo bw'umwihariko. Icyo usabwa ni ugucanira nka litiro y'amazi, noneho usekure ibibabi 10 by'isombe n'ibinoga neza, ubishyire muri ya mazi yamaze kubira, uhite ubibika ijoro ryose wabikuye ku muriro, ariko ugombe kubikura ku muriro, ubibize ibyo bibabi 10 wabisekuye neza, ubishyire muri ayo mazi maze uraze nk'ijoro ryose, uraza guhita ubona umuti. Mu gitondo uminine, noneho unyweho akarahure, ibisigaye ubibike. Bibikwa iminsi itarenze 3, ukajya unywa akarahure mu gitondo na nimugoroba. Icyo gihe niba ufite ikibazo cy'impiswi, isombe mwumvise uburyo ki ishobora kugufasha mu gihe ucibwamo mu nda. Uyu ni umuti ukomeye kandi umuti mwiza cyane muri bwa buryo, kandi ishobora no kukongerera amaraso. Alright, reka turebere hamwe icya kane. Dukomeje dukora subscribe, comment, like and share kugira ngo dukomeze tugezweho ikiganiro ubuzima bunejejwe mugezwaho nanjye Shata Mukaze. Icya kane, kurwanya umuriro. Kuri bamwe bakunda kurwara bakagira umuriro mwinshi ukabije, umuriro ushobora no kubabangamira, kimwe nuko umuriro atari mwiza mu gihe igipimo cy'umuriro cyarenze. Mu kuvura umuriro noneho ho ucanira garama 400 z'ibibabi muri litiro imwe y'amazi. Ubicanira udapfundikiye, ugacanira kugeza ubonye amazi asigaye ageze mu cya kabiri cyayo washyizemo. Nyuma uraminina, ubundi byamara guhora ukanywa akarahure gato inshuro 2 cyangwa se 3, umuriro uba wagiye. Nshuti zanjye, nshuti bakunzi b'ikiganiro, mujye mukurikira neza uko bisobanurwa, biba bisobanutse neza. Ukurikize uko biba byasobanuwe, maze ugomba kwivura utiriwe ujya no kwa muganga. Iyo bikomeje kunanirana, itegeko ni uko ugomba kwegera muganga, ukegera ibitaro bikwegereye, maze ukarushaho kumererwa neza n'ubuzima. Alright, reka tugere ku cya 5, kurwanya indwara zifata mu ngingo. Ni gute rero isombe ishobora kugufasha kurwanya indwara zifata mu ngingo? Indwara zifata mu ngingo twavuga nka rubagimpande, gute n'izindi ndwara zinyuranye zitera kubyimbirwa no kubabara mu ngingo. Kuko isombe rikungahaye kuri magnesium, bigira akamaro mu kuvura izi ndwara. Magnesium ni igihe ishobora kugufasha ufite ikibazo cyo mu ngingo. Icyo usabwa hano ni ukuvuga ngo ni ukuvanga nka garama 150 z'ibibabi by'isombe, umucyayicyayi uringaniye. Umucyayicyayi ku batawuzi, mu kiganiro gitaha tuzabasobanurira, maze mugende murushaho kuwumenya. Umucyayicyayi ni icyatsi nacyo giterwa kandi gikoreshwa abantu bari kunywa icyayi. Ukaba wagitekana n'amazi, maze iyo mpumuro yacyo igasigara mu mazi watetse, ugashyiramo isukari, ukaba wanywa icyayi gihumura neza. Icyo tuzakomeza tukibasobanurira. Tudatinze, nari ndimo mbasobanurira ibyo ushobora kuvanga. Ufata grama 150 z'ibibabi by'isombe, ugafata umucyayicyayi uringaniye, akunyu gake na garama 15 za tangawizi.
ubicanira muri litiro y'amazi kugeza hasigayemo amazi angana na 1/2 cya litiro. Mu gitondo ukajya unywaho akarahure gato, hehe no kongera gutaka. Rero niba ukunda kuribwa mu ngingo, dore umuti nawukuzaniye. Nguyu ni ibibabi by'isombe garama 150, ukavanga n'umucyayicyayi, maze ukavanga n'akunyu gake kagarama 15, urumva ni nk'ikiyiko gitoya, hanyuma ukacanira kugeza litiro y'amazi washyizemo icagase, maze ukajya unywaho gake, hehe no kongera kubabara mu ngingo. Nshuti zanjye, ndabakunda cyane. Reka turebere hamwe umumaro wa 6: kuvura amaso atareba neza. Bantu mufite ikibazo cyo kuba mutareba neza, reka mukoreshe isombe. Nk'uko twabibonye, ibonekamo vitamini A. Iyi ikaba izwiho kuba ingenzi mu gutuma tubasha kureba neza, cyane cyane mu gihe bwije. Uretse rero kurya isombe, ushobora no kuyicanira ugakamura, ukajya unywa amazi yayo buri munsi. Rero isombe ni nziza cyane nshuti zanjye. Gusa hano ntitwabura kuvuga ko imyumbati yatewe mu butaka burimo cyanogene nyinshi, ishobora ahubwo gutera ibibazo byo kureba ibikezikezi. Niyo mpamvu mu kurya imyumbati usabwa kuyiteka igashya neza, ngo cyanogene ishiremo. Icya 7: kurwanya inzoka. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko isombe ifasha umubiri gusohora utuyoka tuba tuwurimo. Kuyirya kenshi uretse kukurinda kuzirwara, binatuma izari zikurimo zisohoka. Icya 8: yongera apeti. Isombe uretse kandi kuba ifunguro rikundwa na benshi, inafasha mu kugarura apeti iyo wari wagize ikizibakanwa. Tuzakomeza tubasobanurira byinshi byiza by'isombe. Ushobora no gukamura amazi nyuma yo kuyiteka, noneho ukavangamo tangawizi, ukajya ubinywa buri gitondo ukibyuka. Icya 9: ni nziza ku bagore batwite. Abagore batwite bakeneye cyane vitamini B9 cyangwa se B9 na C. Izi vitamini zikaba zikenerwa cyane mu gihe inda ikiri ntoya. Zikaba rero ziboneka no mu isombe. Icya 10: irwanya bwaki. Abantu bose cyangwa se abana, burya n'umuntu mukuru ashobora kurwara bwaki. Bwaki ni imwe mu ndwara ziterwa n'imirire mibi. Mu isombe habamo poroteyine izwi nka lysine, ikaba nziza mu guhangana n'iki kibazo. Rero mu gihe hari umuntu ugaragaweho no kugira ikibazo cy'imirire mibi, umuti wa mbere ni isombe rya buri munsi, gusa ukibuka kuriteka rigashya neza. Icya 11: kongera ubudahangarwa. Mu isombe nk'uko twabibonye harimo vitamini B9 na C. Izi zikaba ingenzi mu kongera ubudahangarwa. Vitamini C uburyo
ibikoramo ni uko yinjira mu gatima ka mikorobe yari virusi cyangwa se bagiteri, nuko igatuma zipfa ndetse inafasha amagufa gukomera ndetse ikanasohora imyanda n'uburozi mu mubiri. Vitamine B9 yo ifasha mu ikorwa ry'uturemangingo fatizo, bityo bigafasha mu gukora ibirwanya kwihindagura kwa DNA. Icyitonderwa, nk'uko twabibonye ubwo twavugaga ku byiza byo kurya imyumbati, isombe nayo ibonekamo uburozi bwa hydrocyanic acid, bukaba bushobora no kubyara urupfu. Niyo mpamvu usabwa kuyiteka igashya neza, kandi mu kuyiteka ukirinda kuyipfundikira, kuko yo ubwayo nta cyanga gihagije igira. Ni byiza kuyivangamo ibirungo binyuranye nk'ubunyobwa, inyama se, indagara cyangwa ibindi wabona byagufasha kumva iryoshye kurutaho. Ibitekerezo birakenewe. Ibyo udasobanukiwe byose ushobora kutubaza, ukatwandikira comment, ukatwandikira ku mbuga zacu zigiye zitandukanye, maze tukabasobanurira tukanabagezaho n'ibindi bigiye bitandukanye ku kibazo waba ufite. Ni Shata Mukazi.